Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese abantu turi kumwe. Twinjiye ahazwi nko mu majyaruguru ariko ni hirya hano gatoya muri Gicumbi. Muri Gicumbi haravugwa umupastori uherutse gufatirwa hejuru y'umugore w'abandi yagiye gusambana, hanyuma abasha kuba yashimutwa moto birangira aciwe akayabo k'amafaranga 500. Byaje kuba byagenda gute? Tegereza gatoya mu kanya nkuramburire iyi nkuru. Turakomeza tuze tubabwire n'amakuru arimo avugwa ku itorero rya ADPR Busanza, aho abakristo bakomeje kwivovotera uwitwa umuyobozi uzwi nk'umwarimu ariko akaba akomeza gushimangira ko ari pastori, ngo akomeje gukandamiza abakristo nyuma yuko abakristo biganjemo abaririmbyi badutabaje batubwira ngo nyaboneka nimudutabarize kuko uyu mwarimu araturembeje. Ese koko abarembeje gute? Wijya kure nabyo ndaje nkuramburira iyi nkuru mu kanya. Reka tubanza tuganire kuri izi nkuru zombi, hanyuma niturangiza turaza kugaruka mu zindi nkuru zacu, ariko nkuko nabibabwiye nitwa Niyongira Bernard. Ahangaha dusanzwe tubana uko bwije nuko bukeye mu makuru y'ibiriho n'ibivugwa mu gisata cy'iyobokamana, aho ngenda mbagezaho uko byifashe hirya no hino. Hanyuma rero abantu mwese mujya muduha ibitekerezo ahangaho munsi muri comment, namwe mbasabiye umugisha w'Imana. Natangira mbabwira inkuru y'umupastori wabaye akasamutwe ndetse birenze n'akasamutwe kuko yamaze kuba akabarore, nubwo bamwe na bamwe tugenda tubagezaho amakuru nk'ayangaya aho kugira ngo mukuremwo isomo, ahubwo mugahimbira guseka gusa, ariko birababaje. Nkuko nababwiye rero hano muri Rurindo haravugwa umupastori uherutse kujya gusambana, hanyuma ngo agezeyo uyu mupastori agubwa gitumo na nyirurugo. Uko inkuru rero iteye reka nyikuramburire. Biravugwa ko muri ADPR haravugwa ko umugabo w'umudiyakoni wigeze kurya nari ntarutse ku yindi nkuru ariko ntacyo, iyi ngiyi turaza kuyigarukaho nyuma. Uyu mugabo rero bivugwa ko wagiye gusambana akagenda ajyanye moto, ari umupastori yagiye gusambana n'umugore wa mugenzi we, hanyuma ngo agezeyo asanga rwose ngo umugabo nyirurugo yatembereye, ariko ngo ahita yumva ko agomba kwisanzura muri urwo rugo. Pastor rero biravugwa ko yafashe moto ayiparika ahangaho hanze, arangije yinjira mu nzu, amaze kwinjira muri urwo rugo ngo yisanzura muri urwo rugo. Reka sinakubwira. Biravugwa ko rero ngo umugabo nyiruru rugo yabaguye gitumo, hanyuma akoma akaruru. Ngo akomya akaruru, pastori mu kuvumvunuka mu nzu agiye kwiruka afatwa n'abaturage bari bamaze guhurura. Uyu mupastori ngo yari amaze guparika moto hanze, ikintu cya mbere cyakozwe nuko ngo bahise bafata iyo moto barayifatira. Byaje kuba birebire, bivugwa ko ngo uyu mupastori yaje kuba yashyirwa hagati mu bagabo, hanyuma babasha kuba bakavaringa iyi nkuru. Nubwo bakavarinze ayo mabi, ariko byaranze biraponyoka bitugeraho, kuko bivugwa ko ngo uyu mupastori yemeye gusinyira 500, ariko ngo bagakavaringa izina rye ntirize kujya hanze. Umugore w'uyu mupastori bivugwa ko yanze kuza gusinyira ibibaye, na cyane ko ari we bari gutuma aka kayabo k'amafaranga angana n'500. Bivugwa ko ngo uyu mugore yagombaga kujya kuyaguza mu itsinda, ariko ngo biba akasamutwe. Hari abantu barenga 2 cyangwa 3 ngo baje kuba baba hafi ya pastori, baravuga ati reka tugoboke uyu mupastori, hanyuma mu gihe umugore we nawe yanze kuza gusinyira aya mafaranga, turebe ko pastori yakikura ahangaha atabashije kujyanwa ngo ajye gufungwa. Biravuga ko rero uyu mupastori aka kayabo byarangiye gatanzwe, ariko umugore wa pastori na n'uyu mwanya bivugwa ko ngo yanze kujya kubisinyira. Iyi ni inkuru ikomeje kugenda igaragaraho umugayo ku bakozi b'Imana ndetse n'abakristo bakagenda babyibazaho cyane, na cyane ko bivuga ko ngo nyuma yuko aya mafaranga akimara gutangwa, nkuko bigaruka mu mvugo ivuga ngo agafaranga aho gakubise ngo haroroha, bivuga ko ngo uyu mupastori bahise bamuhindura umwere. Kugeza na n'uyu mwanya ngo ubashije kuba yagira icyo abivugaho, bavuga ko arimo yangiriza umurimo w'Imana ndetse ngo arimo guharabika. Ahangaha abakristo bari bahari, ababibonye ababyumvise, bikaba byatumye bakomeza kugenda bavuga ngo agakiza kara ka kera. Ese koko
tuzongera kwizera nde? Ese koko tuzongera kwigishwa nande? Nakasamutwe ni inkuru abantu benshi bagenda bakomeza kwibazaho, bakabaza ngo bashumba ba ADPR mu by'ukuri nubwo abakristo bakomeza kugenda bagaragaza amabi agenda abera mu murimo mukabarebera, ariko mujye musimbuka munarebe aho kuri tere byabereye, mubashe kuba mwahafatira ibyemezo bidasanzwe kugira ngo tubashe kurushaho kugira itorero ryiza ry'ejo hazaza. Reka mbanze nisimbukire hariya mu Busanza. Mu Busanza ho byaba byifashe gute? Mu Busanza biravugwa ko nyuma yuko bagurishirijwe urusengero, murabizi ko urusengero rwa ADPR Busanza rwagurishijwe mu gihe kitari kirekire. Uru rusengero rwagurishijwe akayabo k'amafaranga angana na miliyoni magana, bivugwa ko ari miliyoni 360. Hanyuma aya mafaranga akaba yaragurishijwe urusengero bitewe nuko urusengero rwagonzwe n'ibikorwa by'iterambere, aho bivugwa ko aho urusengero rwa ADPR Busanza rwari rwubatse hagiye kuba hashyirwa ibitaro mpuzamahanga. Hanyuma biravugwa ko abakristo bagiye mu ruhirahiro nyuma yuko aya mafaranga afashwe, kuko bababwiye ko bajyanywe kusengera aho bita ku itorero rya Kamenge. Aha mu Kamenge rero bivugwa ko ngo bababwiraga yuko bari bumare Nyarugunga, ni Kamenge, bababwira ko bari buhamare ibyumweru 2 gusa bahasengera, bakaba bamaze kuba bahabwa urusengero rwizewe rwo gusengerwamo, na cyane ko amafaranga bari babashije kuba bahabwa ku rusengero rwabo yagombaga kuba yavamo urundi rusengero basengeramo kandi rwujuje ibisabwa. Kuva icyo gihe ibyumweru 2 babahaye byararenze ndetse harenga amezi, bivuga ko henda kurangira umwaka. Afite impungenge rero bavuga ko umwe mu bapastori babarizwa ku itorero rya ADPR Busanza yigira umupastori kandi batazi igihe yaherewe ubupastori. Bivuga ko yatangiye bamubona ari mwarimu, ariko ubu ngubu ngo nubashije kuba yavuga ko ari mwarimu abasha kuba yashyirwa mu nteko cyangwa se yitaba inama, na cyane ko bavuga ko ngo hari uherutse gucikwa amwakira mu iteraniro, aravuga ngo nimureke twakire mwarimu, ariko ngo birangira uyu mwarimu avuze ati tezevu gasopo, ati ndakwiyamye n'undi munsi. Ahangaha rero korali zibarizwa ku itorero rya ADPR Busanza bafite ikibazo gikomeye, aho baduhamagaye batubwira bati mudutabarize kuko uyu mwarimu cyangwa se uyu mupastori dufite ku itorero rya ADPR Busanza araturembeje. Baragira bati araturembeje. Abarembeje gute rero? Biravuga ko ADPR Busanza umwarimu hari ngo yabujije abakristo kwisanzura, haba ku munsi w'igaburo ndetse no mu iteraniro muri rusange, ngo aba bahagaze hejuru ntatuma bisanzura. Biravuga ko ngo iyi korali yahariya ku itorero rya ADPR Busanza ni korali bivuga ko ngo yaherukaga gusohora indirimbo, ariko ubwo bari bari mu myiteguro yo gusohora indirimbo ngo basabye itorero, basabye urusengero ko babaha urusengero bagateguriramo video yabo, ariko ngo uyu mupastori arabazengereza, arababwira ati gasopo uru rusengero ntago mwemerewe kurukoreramo, nkuko bigenda bigaragazwa na bamwe mu baririmbyi barizwa muri ririya torero rya ADPR Busanza. Si ibyo gusa, biravuga ko iyi korali yagize n'amahirwe yo kubasha kujya kuvuga umurimo w'Imana cyangwa se kujya gukomeza ivugabutumwa ku maradiyo. Barangije basaba uburenganzira uyu mushumba, baramubwira ati dufite sorute yo kujya gukorera ivugabutumwa kuri radiyo, hanyuma duhe uburenganzira tujye gukora umurimo w'Imana, nkuko mumaze igihe mugenda mubona ko amakorali menshi agenda ajya mu maradiyo agakora ivugabutumwa ryagutse hirya no hino. Biravuga ko rero ngo uyu mupastori n'imbundi nabo yababangamiye, ngo yarababwiye ngo nimuramuka muvuye ahangaho mukajya kuri radiyo mutari bugaruke muri urwo rusengero, ngo ahubwo murasanga mwamaze kuba ibicibwa. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo mu bakozi b'Imana ndetse n'abayoborwa, bavuga ko bakomeje kumera nk'abari kuyobozwa inkoni cyangwa se igitugu bitewe nuko batari guhabwa ubwisanzure. Reka mbashimire mwebwe mwari kumwe nanjye, nitwa Nongera Bernard. Ahangaha ni kwisakaza butumwa Ijwi ry'Abahanzi TV. Turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Muduhe ibitekerezo ahangaho naho mu biganiro byacu by'ubutaha.